meze n'ibisanzwe muri kumwe na Mutesi Betty chane ya yindi Ami TV. Uyu munsi wa none dukomeje kubagezaho ibiganiro byacu kandi byiza. Niba ubona bikubaka ukande kukazogera kugira ngo nidushyiraho ikiganiro ujye ukibonera igihe. Mundi dukorera share, like, comment n'iby'agaciro kuri twebwe. Rimwe na rimwe hari igihe duca mu buribwe tukabura amahitamo tugakora ibidakwiye. Rero nk'ubu buhamya tugiye kubaha. Njyewe nakoze nkora umwuga w'uburaya. Ubuzima bwanjye bwose nk'ari ubuzima bwanjye bwose. Umwuga w'uburaya nawuvuyemo ngeze ku myaka 35. Ariko nanjye ntago nakwirenganya, niho nisanze kuko mama mbyara yari wa muntu wari warihebye avuga ngo abantu bose baramwanga, ahitamo kujya kwicuruza. Nanjye rero yambyaye gutyo ari muri uwo mwuga, nkura ariho nisanze mba. Rero impamvu mvuze ubu buhamya, hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu ntahinduka. Ndagira ngo mubwire ko umuntu ahinduka 100%. Nagahinduka kubw'umuntu runaka, oya, ahinduka kubwe ari we wihinduye. Ariko nanone hari n'ukuntu uca mu buribwe, uca mu mibabaro, ugahemukirwa n'abantu wizera n'abo ukunda, bigatuma uhinduka. Rero nakomeje mba muri uwo mwuga uwo nasanzemo mama nanjye nkukuriramo. Ariko nubwo nawukuriyemo, mama ntago yishimiraga ko nanjye nkora uwo mwuga. Ndangije ndamwicaza ndamubwira nese mama, ubuzima wampaye n'ubu ngubu, nta shuri wampaye, nta rero wimbuza amahirwe, kuko nibyo nisanzemo, kuko iyo uza kunyereka icyiza nari kukigendera, ariko ntacyo wanyeretse. Ni rero ndeka. Nageze igihe nyine ndamuta ndagenda, nanjye njya kwikodeshereza, nkomeza uwo mwuga w'uburaya. Ariko ni birebire cyane, ariko navuga muri makeya. Hari abo byafasha bari guca muri ibi bavuga ati se ubu ngubu ndava mu mwuga w'uburaya nkora iki? Wabivamo, ariko wowe ubwawe wifatiye umwanzuro, ntawe ubigukuyemo. Rero nagumye aho ngaho nkora uwo mwuga. Naje kugera mu myaka 35, nari maze kubyara nanjye umwana. Uwo mwana namutewe n'umugabo nari nishimiye. Naramwishimiye, hanyuma nifuza ko yantera inda, arayintera. Rero nababwira ko muri iyo myaka 35 nabyayemo uwo mwana, ari nabwo nahindutse, nafashe umwanzuro. Buriya ikintu cyose kigira impamvu, kandi kikagira itangiriro kikagira n'iherezo. Navuye mu mwuga w'uburaya, ntangira gucuruza agataro. Ndagacuruza
kuko nabwiye wa mugabo ko namutwitiye antera utwatsi, ariko nyuma yaje kumenya amakuru yanjye, amenya yuko ndi gucuruza agataro, yampaye ndabyibuka, yampaye amafaranga 800 ngo nimuhe umwana we. Umwana we yari amaze kugeza imyaka 2 n'igice hafi 3. Ndamubwira nti si 800, urabona byagura uyu mwana warantereranye nkateseka, urabona byamugura? Ndamubwira nti twara amabyi yawe y'amafaranga, nzarya ubusa, nzabaho nabi ariko mbeho, ndya ubusa mbusangire n'uwo mwana wanjye. Rero bakunzi ba MTV, ntago kuvuga ngo ubayeho neza cyangwa nabi, wabaho neza wabaho nabi, icy'ingenzi ni uko uriho kandi uzubaka ubuzima. Ndababwiza ukuri, ako gataro natangiriyeho kamviriyemo ibintu byinshi. Buriya icyawe ntaho kijya, isaha y'Imana igeze. Njye nkunda kuvuga ngo Imana yaguhaye zahabu nta n'umwe wayikwambura. Rero navuye muri ubwo buzima bw'uburaya, mpita ntangira gukora akazi ko gucuruza imyenda, kuko narabikundaga cyane. Ncuruza imyenda, n'ubu ndacyayicuruza, n'umwana wanjye tubayeho neza. Ariko navuga ko wa mugabo, nari nabisimbutse gato, wa mugabo niwe wampaye ubwo buzima, kuko nawe yari yaragiye aratekereza, ariko buriya ni nk'Imana cyangwa umutimanama we wamukomanze, yumva ko ibyo yakoreye amaraso y'umwana we atari byo. Araza yankubise 3 miliyoni, njya gukodeshamo, nkuramo n'igishoro cyo kujya muri iyo myenda. Nuko ubuzima bwanjye bwarangiye, n'ubu nibyo nkikora. Rero ndagira ngo mbwire ba bantu bavuga ngo ikintu runaka ntago wagishobora kukikuramo. Birashoboka cyane rwose. Rero mukazajye mutsikamirwa cyangwa mwumve ko nta mpamvu yo kuva mu kintu. Niba isaha itaragera ntago wakivamo, ariko wowe ubwawe iyo wifatiye umwanzuro, icyo kintu kivamo. Rero ubu ni ubuhamya bwanjye, hari uwo bwafasha kandi bukamwubaka, kuko buri kintu n'igihe cyacyo. Rero ndabakunda, yari umukunzi wanyu kurikirana umunsi ku munsi. Namwe uru rugendo murimo, channel yanyu ni nshyashya, ariko nimuyikomeza muzagera kuri byinshi. Ndabakunda cyane, bye.